Aba babiri bombi nibadatandukana byanze bikunze harimo uzica undi. Ni nyuma y'uko uwitwa Teta Sandra byakomeje kugaragara ku masaha ya nimugoroba, ubwo hajyaga video igaragaza ko uyu Teta Sandra yarari kurwana na Wizomanizo. Ubu nubugira kabiri muri uyu mwaka, ndetse nta n'ukwezi guciyemo. Ngira ngo murabizi neza ko mu kwezi gushize aribwo uwitwa Teta Sandra yagonze umugabo we ku mugaragaro, ndetse amugonga inshuro ebyiri, ubona ko rwose iyo bataza kumubuza nta kabuze yari kumwica. Rero kuri uyu munsi wa none, ubwo yarari kurwana n'umugabo we, yageragezaga gukizwa n'umukozi. Ngira ngo iyi foto uri kuyibona neza, nubwo itagaragara neza, ariko ngira ngo uri kuyibona. So uyu ni umukozi wari wamufashe kugira ngo ataza kwicira umugabo, kuko iyo ataza kuhaba n'ubundi yari kuba yamwishe. Ibi nibyo tugiye kuba tugarukaho. Rero murabizi ko mbagezaho amakuru yose ari trend cyangwa se inkuru zigezweho ku mbuga nkoranyambaga, aho ngenda nkubwira ibiganiro byose biba bivuga ku makuru agezweho y'abasitari. Uyu Teta Sandra ni umwe mu bakobwa bamenyekanye hano mu Rwanda ubwo yamaraga gushakana n'uyu Wizomanizo wo mu gihugu cya Uganda, umusitari ukomeye cyane muri Uganda, ndetse komeza kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Abenshi iyi couple bayihaye umugisha, ariko kugeza kuri ubu ngubu navuga ko ruri gukinga babiri, bitewe n'uko turi kumva umunsi ku wundi barwanye. Ngira ngo ubundi byatangiye mwaka wa 2022 nibwo twatangiye kubona intonganya ku mugaragaro, ubwo uyu Wizomanizo byagaragara ko yakubise uyu Teta Sandra. Rwose yari yamukubise bikomeye cyane, isura yayihindanyije. Ndetse ikinyamakuru cyo muri Uganda cyari cyanditse ko uyu Teta Sandra yagizwe nk'agafuka nyine gaterwa ingumi, bitewe n'uko wabonaga ko kabisa byari ibintu bibabaje. Ariko nyuma yaho ibyakurikiye n'ibiri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi, biragaragara ko uyu mugore rwose atakiri agafu k'imvugwa rimwe, bitewe n'uko biri kugaragara ko ari we muntu uri kwihanira by'umwihariko uyu Wizomanizo. Ejo bundi nta n'ukwezi guciyemo, murabizi neza ko uyu Teta Sandra yagonze umugabo we ku mugaragaro, ndetse abantu bagerageza gukiza, dore ko iyo bataza gukiza nta kabuze yari kumwica. Ndetse ku mugoroba w'uyu munsi, ubwo ndi kugerageza kunyuramo twihuse cyane, ku mugoroba w'uyu munsi nibwo hagaragaye inkuru ku mbuga zigiye zitandukanye za Instagram, cyane cyane aribwo uyu witwa Teta Sandra yageragezaga gufatwa n'umukozi, abona ko rwose nta kabuze ashaka kwica Wizomanizo. Ubwo ntumbaze ngo bari bapfuye iki, dore ko icyo bakunda gupfa ntabwo gikunda gutangazwa, dore ko mu minsi ishize nabwo icyo bari bapfuye kitigeze gitangazwa, nubwo byagaragaye ko uyu witwa Wizomanizo yamuhaye imbabazi. Ni nyuma y'uko yaramugonze ndetse akajya mu bitaro. Ngira ngo izi nkuru mwarazumvise kandi mwaranazibonye, ubwo uyu Wizomanizo yageragezaga gusurwa n'abavandimwe bagiye batandukanye bamwihanganisha, ndetse kugeza kuri uyu munsi wa none akaba yarakirwaye. Ubu ngubu rero nk'uko mwakomeje kugenda mubibona, cyangwa se nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, nibwo video yakomeje kugenda isakara, uyu Wizomanizo avuza induru ndetse anasaba imbabazi, asaba ko uyu mugore yasubira mu Rwanda. Uyu Wizomanizo, ku bantu babashije kumva iyi video, yari arimo gutaka cyane, wumva nyine biteye impuhwe, avuga ko atagishaka uyu mugore na rimwe, ahubwo ko yasubizwa mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda batera comment basaba kabisa ko iyi couple yahana divorce bagatandukana. Ariko n'ubundi ni bya bindi byabo, dukunda kubona bashwanye uyu munsi, ejo ukabona basubiranye. Ariko ibigaragara cyo ntihatagira igikorwa, n'ubundi harimo uzica undi, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko barambiwe rwose izi saga z'aba babiri bombi, cyane cyane dore ko izi nkuru ziba ziri kugenda zivugwa cyane mu gihugu cya Uganda, ndetse zikaba trend ku buryo bukomeye hariya mu gihugu cya Uganda, aho uyu munyarwandakazi ari kugenda akora amabara hariya mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi rero bakaba basabira uyu mugore kuba yataha, ariko n'ubundi nta kabuza twazasanga bongeye bagasubirana, dore ko muri 2020 ubwo yamukubitaga cyane, ndetse uyu mugore agafata umwanzuro wo kumusigira abana, aribwo twagiye kubona nyuma y'igihe gitoya uyu Wizomanizo aza gusaba imbabazi, ndetse tubabona ku kibuga cy'indege rwose bafatanye akaboko ku kandi, ubona ko bameranye neza, utamenya ko bigeze banarwana. Ariko kuri uyu munsi wa none uri kubona ko bikomeye, ubwo uyu Wizomanizo yari arimo gutaka, ari kuvuga ko atarakira akaguru, ariko n'ubundi uyu mugore ashaka
kumwica. Uri kubona ko rwose ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye kuko barwanye by'intangarugero, ndetse umukozi ubona ko yitambitse ashaka gukiza, ndetse n'abaturanyi nabo nubwo hari harimo abari barimo gukamera, ariko wabonaga ko abaturanyi bari bahuruye nyine barimo kugenda bakiza, ubona ko ari ibintu bitoroshye muri rusange. So ngayo nguko iby'iyo couple nuko nguko bihagaze kuri uyu munsi wa none. Ariko hagati aho uri kubona ko abantu bararambiwe imirwano y'aba babiri bombi idasiba kuvugwa mu itangazamakuru. Nkubwije ukuri, nta gihe navuga ngo cyari gishize uyu Weasel Manizo avuye mu bitaro, ndetse amaze gusabira imbabazi uyu mugore we, dore ko yari yafunzwe bamujyanye kuri polisi, ariko hataratangazwa icyatumye bamufunga. Uyu Weasel Manizo nibwo yahise agira gutya amusabira imbabazi, ahita amufunguza. Ariko kuri uyu munsi wa none uri kubona ko imirwano yongeye gufata indi ntera hagati y'aba babiri bombi, rwabuze gica. Uri kubona ko rwose ibintu birakomeye, ntago byoroshye habe na rimwe. So reka nizere ko wabashije kuba usobanukirwa byose, kandi nizere ko wabashije kuba wanyurwa. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, n'amakuru y'abastari yo nza nkubwiraho umunsi ku wundi. Nimba uri tayari rero nawe kandi subscribe, reka tubane no mu bindi biganiro.